Yego. Kuko biriya byo byari nko kuvuga ngo bagiye guca intege cyangwa bagiye guca ubushobozi n'ibitekerezo by'umugabo nako by'umugore plutôt. Ahubwo abagabo twebwe twiremera ikindi kintu cyaduhesha imbaraga kugira ngo tuneterarize umugore tumuhuza n'inzoka ngo udakubise umugore ntazakubaha. Ariko buriya baragushuka wowe ubukoze ikintu ahubwo gihambaye cya kindi cyo kuvuga ngo wangije ikiremwa muntu n'ikizamukomokaho. Uko inzoka mu buzima bwawe wigeze ubona aho ivuga? Ese inzoka baravuze mu buhe buryo? Ariko mu migani muri siyansi iyo tugiye mu migani ya kera bavuga ko inyamaswa zavugaga. Hari nk'ibitabo tujya tubona twagiye twiga mu migani impyisi n'abakame bivuga kamera nk'aba bandi kuko ubundi bivugwa ko hari n'abavuga ko Bibiliya ari ibitabo nyine bagiye bafata ibitabo bakagenda babyegeranya, sibyo? Nk'urugero nka Zaburi bavuga ko ari igitabo cyabayeho mbere ya Dawidi, bavuga wacyanditse mbere y'imyaka 4,000. Ukaba wifuje ko tuganira ku bijyanye n'inzoka n'umugore. Hari ikintu buriya abantu tujya twitiranya cyangwa tujya duha agaciro, ariko buriya umugore ni umuntu utangaje cyane. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiranyeho muri hirya no hino ku isi, by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu, twizera ko mumeze neza. Tugiye kuganira n'umutumirwa wacu, agiye kuduha ikiganiro cyiza kandi gifite impanuro ndetse gifite n'ubutumwa bwiza. Reka tumwakire aduhe ikiganiro ndetse anatwibwire. Urakoze Theo kuduha umwanya nk'uyu nguyu, kuwafashe igihe cyawe ukaza kudusura ukagera kazi dukoreraho kacu ka buri munsi, ukaba wifuje ko tuganira ku bijyanye n'inzoka n'umugore. Hari ikintu buriya abantu tujya twitiranya cyangwa tujya duha agaciro, ariko buriya umugore ni umuntu utangaje cyane, ni umuntu ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ko buriya abagore nibo batubyara, nibo baturera. Iyo uburere bwabaye bubi ku mugore, ibibazo bitangira kuvuka. Rero nimba ubizi neza, urabizi amezi 9 mu nda y'umubyeyi agutwita agenda yigengesereye adahunganga ko umwana mu gihe uvutse utarariye akagufasha neza mu buryo butandukanye. Rero Theo buriya hari ikintu abantu tutajya tubasha kumenya, tubasha no gusobanukirwa, twafasha ahubwo dutesha agaciro ababyeyi batubyara. Twabikoze mu buhe buryo rero? Iyo utangiye gufata inzoka ukavuga ngo yashutse umuntu, abandi bo bakandika ngo inzoka yaryamanye n'umugore. Icyo ni ikintu wasobanura koko, ukagenda ukajya hari ukandika ibitabo, ukagenda ubeshya abantu ngo inzoka yashutse umugore, ngo yaryamanye n'umugore. Inzoka ikintu kigenda hasi ku butaka. Ariko ikintu hano tuba tugenderaho bivugwaho nyine ko ni Bibiliya, sibyo? Ubundi usengera muri hedini. Wimbaza ikibazo cy'idini. Ubwo impamvu wenda reka tubice ku ruhande, uri umukristo ariko. Ndi umukristo. Nyine tugendereho ku myemerere ya Gikristo, Bibiliya ivuga ko nyine inzoka yaje kegera umugore ikamushuka. Nicyo kintu abantu bagiheraho bagendaho kuko imyemerere yacu twese igenda ku abakristo. Igenda kuri Bibiliya ntagatifu cyangwa se Bibiliya yera bitewe n'aho usengera. Icyo kibazo nyine nicyo ndikibaza, kuki wumva ko ibyo bintu ari ukubeshya babifekinze? Nakoze teorika ngo mbaze ko nawe mbona uri umuntu usobanutse. Inzoka mu buzima bwawe wigeze ubona aho ivuga? Ese inzoka baravuze mu buhe buryo? Ariko mu migani muri siyansi iyo tugiye mu migani ya kera bavuga ko inyamaswa zavugaga. Hari nk'ibitabo tujya tubona twagiye twiga mu migani impyisi n'abakame bivuga. Wenda nkeka ko nko muri urwo rwego nabwo bavuga ko inzoka, wenda abona inzoka za kera, inyamaswa za kera zaravugaga. Nawe ko bimeze, ahubwo ni twatugani baciraga abana babaganiriza, bababwira kugira ngo bakuze intekerezo zabo, bakuze ubwenge bwabo. Ariko mu by'ukuri tugiye muri siyansi
tubona ko nta hantu inzoka yegeze ivuga n'umunsi n'umwe. ariko iyo tugiye kureba siyanse n'ubundi bisa nk'ayo habanye n'ijambo ry'Imana, iyobokamana, kuko iyobokamana yivuga ibyayo na siyanse ikavuga ibyayo. bivuge ngo rero n'ubundi nta gihe na kimwe uhuje ibyo bintu byazahura, ahubwo we baze uvuga ati ngende umuscientifique cyangwa se ndi iki, sinzi critère wagendeyeho kugira ngo wemeze ibyo uri kuvuga. Oya, reka kugira ngo tutaza kujya nyuma y'ikiganiro cyane, ahubwo tugira ibyo dusobanura n'impamvu ibyo byose babivuzeho, inzoka bavuga ku mugore n'uburyo ahubwo byaje kutugiraho effect nk'abantu cyangwa nk'abanyafurika. Ariko ubundi reka ngusobanurireho gato. Ubundi inzoka ni ikintu gikururuka hasi, igenda hasi, kandi icyo kintu cyomatanye n'ubutaka, cyomatana n'umukungugu. iyo bashaka kwica umuntu cyangwa bashaka kwica kamere muntu cyangwa bashaka kwica ubwonko bw'umuntu, intekerezo z'umuntu, batangira kumuhuza n'inzoka n'umugore, kuko umugore niwe urera, niwe utanga bwa burere. urumva Theo? iyo umuntu agize gutya agafata umwanzuro akajya gusenga arimo kuvuga ati mana wa muntu wazamutse mumanure mushyire hasi, urumva? aho ni hahandi aba yatangiye kurenga wa murongo, ahubwo yatangiye kugenda kuruka hasi. nicyo gisobanuro cy'inzoka. oya, nawe icyo gisobanuro cy'inzoka. impamvu mbikubwiye ni uko wari watatse ngo ese uri umuscientifique cyangwa uri umuntu ubarizwa mu matorero runaka. ariko tugendeye kuri Bibiliya mu ntangiriro ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere gukomeza, basobanura neza uburyo inzoka yari iteye muri icyo gihe cya Adamu na Eva. kuko ubwo baravuga ngo inzoka yari incakura kurusha izindi nyamaswa zose, urumva? nibwo bavuga ko yegereye umugore ikamaza atese, koko biriya biti Imana yarababujije. bigaragare ko nyine bari bafite ukuntu bishobora kuba twebwe tugenda kuri Bibiliya kameme, urumva? genda umukristo, gihe numva ko rero nta mpamvu mfite yo guhakana wenda ibyo ngibyo, kuko ibintu byose tugenderaho ni ibyanditswe, urumva? kerekana niba ugiye kuvuga ati wenda ririya ni isezerano rya cyangwa nawe ukamera nk'aba bandi, kuko ubundi bivugwa ko hari n'abavuga ko Bibiliya ari ibitabo nyine bagiye bafata ifoto bakagenda babyegeranya, sibyo? nk'urugero nka Zaburi bavuga ko ari igitabo cyabayeho mbere ya Dawidi, bavuga wacyanditse mbere y'imyaka 4,000, urumva? sinzi nawe wenda ushaka kwinjira muri uwo mujyo ukaba ushaka kusa nkaho ujya ku ruhande rwa Bibiliya, ariko mu by'ukuri tugendeye kuri Bibiliya, Bibiliya ni kitubwira. ariguma yawe ni iyihe muri ibyo? bikaba mubwire Theo, hari ahantu bavuga ngo nuko inzoka ngo iraza yegera umugore iramuganiriza, irangije iramubwira ngo ese birashoboka yuko warya kuri kiriya giti? kandi Edeni Imana yari yarayitanze kugira ngo abantu babashe kuyikoresha kandi bayiryemo ibirimo byose, urumva? ariko dore ikintu cyaje kubaho, haje kubaho ubushukanyi bukorewe hehe? mu bwonko, mu ntekerezo. kuko biriya byo byari nko kuvuga ngo bagiye guca intege cyangwa bagiye guca ubushobozi n'ibitekerezo by'umugabo nako by'umugore kwito. ahubwo abagabo twebwe twiremera ikindi kintu cyaduhesha imbaraga kugira ngo tuneterarize umugore tumuhuza n'inzoka. noneho twebwe dushaka kwishakira izindi mbaraga. imbaraga ni izihe rero? zo kuvuga ngo ni gute umugore twamushyira hasi tukamukandamiza, tukamwereka yuko akururuka, kandi mu by'ukuri niwe utubyara, niwe uturema, niwe uduha uburere. uko uburere bw'umugore iyo bwapfuye, umwana nawe aragenda agapfa, akaba nabi, akagenda nabi. ariko iyo wafashe umuntu ukavuga ngo yashutswe cyangwa yohejwe n'inzoka, tayari biba byamaze gupfa. bivuge ngo igitekerezo abantu byumvikana ko cyavuye, bivuge ngo bo bashaka kunetraliza umugore. nicyo kintu bisobanuye ko Bibiliya n'ubundi nta kintu ivuze, ni ibintu nyine bihimbiye. oya, reka nkubwire, hari ibitabo by'ubucurabwenge, sibyo? nayo irimo ubwo. buriya Bibiliya hari ikintu iza igahura na siyansi. ariyo mpamvu wowe uvuga ngo mbese uri mu ruhande rwa siyansi yo rwa Bibiliya. buriya Bibiliya ntaho itandukanye na siyansi, kuko byose ugiye kubishakamo wabisangamo. wasomye neza Bibiliya n'ubuzima bwawe bwagenda neza.
sibyo bivuge ngo ariko ahangaha hari ikintu dusabwa turasabwa gukuza intekerezo zacu tukagira aho tuva tukagera n'aho tujya nyine bivuge ko Bibiliya yanditswe ari mu buryo bwo kunetariza umugore wenda bagomba nko gufata bakavuga ati yashutswe n'intare kuko ari inyamaswa ikomeye rero ntabwo wavuga intare ko iyo wafashe umuntu ukamuhuza n'inyamaswa iyo nyamaswa itavuga nta hantu tuzi yageze ivuga bihita bitangira kuba ikibazo ariko nyine muri Bibiliya biba bigaragara ko yavugaga ntabwo yavugaga hari aho ni ukubeshya rwose ni ukubeshya ahubwo dore ikintu kibaho buriya abantu kenshi twanga gukora twamara kwanga gukora tukavuga ngo turebe turajya gusenga cyangwa turizera gutyo gusa ariko nimba wambwiye ko Bibiliya yemera ariko Bibiliya uzi ukuntu ivuga iravuga ngo mumenye ubwenge nk'ubw'inzoka kandi ngo mugire amakenga nk'ay'inuma urabyumva kumenya ubwenge nk'ubw'inzoka rero ni uko bashatse kwigira inyamaswa ya yindi imwe igenda gutya igaturaga tuvuge ko ituraga cyangwa ibwagura iraturaga kuko inzoka itera amagi none iyo imaze gutera amagi rero isiga ryajya aho ngaho ikigendera bivuga ngo noneho ntabwo yongera kumenyana na cya kintu yabwaguye cyangwa yaturiye cyatogeye aho ngaho ubwacyo kigenda kikimenya ubwo bikaba bisobanuye kikagenda kikimenya cyamara kwimenya endeno nubwo kikishakira uburere ariko twebwe dutandukanye na cya kintu kuki se nyine bavuze ngo tumenye ubwenge bw'inzoka impamvu nta yindi bashatse gukompara muri ubwo buryo kera uburyo ukuntu bajyaga basobanura barebaga inyamaswa uburyo imezemo urugero utanze urugero rw'intare intare ni inyembaraga ariko nubwo ari inyembaraga ntabwo yarusha ingore intare y'ingore uzafate ku cyana cyayo urebe biravugwa ko intare y'ingore aba ari ingome cyane yego natwe rero mu buzima bwacu bwa buri munsi umugore nicyo kintu cya mbere kigomba kubahwa kigomba guhesha agaciro kigomba kuzamura ariko aho ngaho turi ku nzoka ngo tumenye ubwenge nk'ubw'inzoka ni hahandi noneho ushobora kugenda ugahura na situwasiyo runaka y'ubuzima warangiza ukamenya uburyo ugomba kwideburiramo kwideburiramo ni ubuhe rero igihe wabyawe na wa mubyeyi wakujugunye akaguta yangiza agasa nk'aho agusize umukungu ugenda hasi womatanye n'ubutaka icyo gihe ni handi ushobora kwivanayo ubwawe wamara kwizamura ukagera kuri rwa rwego wowe ubwawe wifuzamo bitewe n'intekerezo zawe ariho handi uzasanga abantu bavuga ngo ese uriya muntu azigeza kuki ise ntawazi cyangwa nimba nariho arakeneye urumva memu n'ibisekuru bye byose ntabwo bigeze bakira ariko kuko twebwe twaremewe kuzamuka kuguruka ariko apana kuguruka kw'inyoni ahubwo kuguruka kw'intekerezo akivana muri wa mukungugu hasi hamwe yagendaga yasizwe abantu bagatangira kuvuga ngo ntaho azajya ugasanga babandi ahubwo twita ngo umwambwira ngo w'abakirisitu agiye gusenga avuga ngo mana mumanura umanura ni ukuherera araje agusuye abona umeze neza utuye neza ugenda mu modoka nziza abana bawe bariga ahantu heza bameze neza we akahita agira kwifuza akifuza kandi mu bibiri navuga kwifuza ko ari icyaha yajya gusenga agatangira kumumanura wa muntu ashaka kumushyira nk'ahandi cyangwa amushyira munsi ye aho ni hahandi ho tuvuga ko matana n'iki n'ubutaka ariyo yanzuka kugenda dukuruka hasi ariko mu by'ukuri ntabwo twaremewe gukuruka hasi aribyo ndimo gusobanurira ngo nimba ubizi ndabizi waciye mu buzima bwa gisore umugabo ariko hari ikintu twakoraga cyo kuvuga ngo kwihamagara tugiye nko gutereta twavuga okay noneho wowe ndaza guhamagara kuri telefone nkubwire yuko mfite etaje cyangwa mfite imodoka mfite kampani nyobora kugira ngo ubashe kwigarurira wa muti wa mugore ibyo ni za mbaraga twebwe dushaka twebwe abagabo ariko abagore bo barazifite niyo mpamvu numva intekerezo zabo batekereza iby'uwo munsi naho twebwe tuba dutekereza ejo kugira ngo batazadusuzugura
ariko we cya cyubahiro cyo aragihorana, niyo atekereza avuga ati ibyanjye ni iby'uyu munsi. none se kandi mu by'ukuri uburyo twaremyemo ntabwo twaremye dutekereza ejo, ahubwo turemwe mu buryo bwo gutekereza iby'uwo munsi. kubera iki none se tugendeye kuri icyo nyine aho ngaho wenda uvuze ko ariyo zo mbaraga zabo, ariko se byumvikana bite nk'umuntu nyine batekereza hafi? urumva uko gutekereza hafi kwabo niko kubaha imbaraga cyangwa niko kubima imbaraga? oya, ntabwo ari gutekereza hafi ntunyumve nabi. niba atekereza, reka tuvuge niba abyaye umwana sibyo, ntatekereze ejo he uko umwana aziga sibyo, ahubwo agatekereza uko uwo munsi ari burya. ubwo izo ziba ari imbaraga cyangwa ziba ari nyine ahubwo ni imbaraga nk'izi? reka buriya kare mu buryo twebwe turemyemo n'uburyo twagombye kuba tumeze. sinzi wambwiye Bibiliya yuko hari ikintu bivugaho. iravuga ngo uko itunga inyoni zo mu kirere ikambika uburabyo, urabyumva ukuntu bimeze? mwebweho nananirwa kubatunga gute? none se noneho banza unyumve, we Yesu we yaravuze ngo mwebweho nimusenga mujye musenga mutya. arangira ashyiramo akantu avuga ngo uduhe ifunguro ryacu uri mu ijuru ry'uyu munsi. sikarimo ifunguro dutunze uriduhe none, uriduhe none. urumva uriduhe none, ntabwo yavuze ngo muvuge ejo, iby'ejo bibara b'ejo. abo rero baracyafite rya reme ry'uburyo baremwemo. ariko ndumva aho iterambere rigeze n'aho abantu tugeze mu buryo bw'imitekerereze, ibyo ntabwo nzi ko byapfa no gushoboka. hari abantu usanga bafite imitekerereze isa nkaho igoye kuyikuza, ukabona iyo mitekerereze kuyikuza biragoye bitewe n'ibyo banyweye cyangwa bitewe na virusi bahawe. hari virusi uhabwa n'ababyeyi bawe, hari virusi uhabwa na sosiyete, hari virusi ugenda nawe ubwawe ugatoragura. ariyo yayindi ujya kumva ukumva umuntu w'umugabo arakubwiye ngo udakubise umugore ntazakubaha, ariko buriya baragushuka. wowe uba ukoze ikintu ahubwo gihambaye, cya kindi cyo kuvuga ngo wangije ikiremwa muntu n'ikizamukomokaho, kuko uburere azaha wa mwana buzaza burimo kwafekita cya kintu wakoze. none se bitewe n'uko twebwe umubyeyi iyo atwite ibyo yonsa wa mwana uri mu nda ni wa mubabaro, ni bya byishimo, ni bya bintu byose umukorera wowe uri hanze ngo urimo urashaka icyubahiro. none se tukiri aho tugende wenda nk'ukuntu ibigenda byumvikana nyine wenda mu Bibiliya isa nkaho nyine hadevarizaga abagore, urumva? kuko ugendeye ku bintu byinshi nyine ku nyandiko nyinshi za Bibiliya bigaragara ko abagore nyine batigeze babara nk'ikiremwa muntu. duhereye no mu irema bavuga ko Imana yaremye umuntu, umugore ikamukura mu rubavu, sibyo? twajya no mu bindi bitabo byinshi nka hano bavuga ngo Imana ngo Yesu ngo yagaburiye ngo abantu ngiye bari 5,000 hatarimo abana n'abagore, bivuga ngo nyine n'ubundi ntibabarwaga. wowe ni iki gitumye ugaruka aka kanya avuga ati nyine birasa nkaho urimo uraca ku ruhande rwa Bibiliya cyane? icyo kintu rero nicyo nashatse gusobanura cyo kugenda ukura umuntu mu wundi. nujya kubireba neza uzasanga umugabo adashobora kubyara atabonye umugore, ako n'umugore ntiyabyara atabonye umugabo. ariko tumenye yuko buriya nubwo bavuga ngo Imana ngo iri mu muntu, umuntu yageze isobanura igitsina cy'umuntu icyo ari cyo. umuntu nyine ni umugabo. oya, ntabwo ari bwo busobanuro. ubundi ku gisobanuro tugendeye kuri Bibiliya nk'igitabo nyine cyahumetswe n'Imana nk'uko bivugwa. cyahumetswe n'Imana se koko cyangwa cyanditswe n'abantu? cyahumetswe n'Imana, cyanditswe n'abantu, ariko wahomekewemo n'Imana. bivuge ngo murumva koko se babyemera koko? oya, ngenda byemera nk'umukristo pe cyane ndetse kuko bavuga ko biri ari intwaro y'umukristo, niyo mpamvu birimo byose tubigenderaho. gusa nyine nanone abantu bagira imyumvire itandukanye. njye niyo argument natangaho, wenda no mu biganiro by'ubutaha tuzabisobanura, wenda uzagenda ubisobanura neza ubyinjiyemo, ariko ndumva hari wagira ikintu nyine utwongereraho
ubundi tukanasoza ikiganiro. igihe cyo nababwira cyo habeho ikintu cyo kubaha aba bantu batubyara, habeho guha agaciro aba bantu batubyara baturerera abana, kuko uburere niho tubukura, naho tubukomora. Ibintu byo kubahuza n'inzoka ntabwo ari byo. Kuvuga ngo inzoka yavuganye n'umuntu, ngo inzoka abandi bakajya hariya bakihandagaza bakandika ibitabo ngo inzoka yaryamanye n'umuntu, ibyo ntabwo ari byo. Ibyo bive mu mitima y'abantu no mu mitwe y'abantu no mu ntekerezo z'abantu, ahubwo bahesha agaciro igitsina gore. Bivuga ngo igisobanuro nuko bisa nkaho Bibiliya tuba tuyishyize ku ruhande. Oya, ntabwo tubishyire ku ruhande. Wenda uzaducukumburira. Tubisobanura neza. Ubu ngubu nsanze ku kazi ya introduction, bwari uburyo kugira ngo tuganire ariko dukuraho n'urujijo ku bantu bibaza ngo ese inzoka n'umugore bihurira hehe cyangwa bahuriye hehe cyangwa bagendana mu buhe buryo. Wenda uzabidusobanurira byanga bikunze baduha n'amareferanse, kuko akenshi izi nkuru ziba zifite n'ibindi bitabo byagiye bizandikwamo tuzakompara. Mwakoze kuduha umwanya wanyu bwana Mr. Elia. Twizere ko n'ushatani tubashaka tuzababona. Nta kibazo rwose. Murakoze cyane.